nugumya gukora imirimo myinshi ubugingo butezwa uzahomba. Nugumya gutanga ibintu byinshi by'ubutunzi ubugingo butezwa uzabuhomba. Ubugingo rero ni bwezwe. Ariko mana ukora ututeye ute? Utekereza ute? Nanjye ndaje nkwerekereje. Aho mbere umusindi umuzigabo ndaje nkwereke. Uba wumva uzi ubwira ubwo. Ngo ahantu ugiye hazakuruhura ni he? Ko ndeba urimo kuyisezeraho, aho ugiye hazagufasha ni he? Aho ugiye hazakomeza kugutera inkunga ni he? Ndi wowe rero nagumya nkaba inshuti yayo. Amen. Kuko yavuze mu kanwa ka Yesaya umuhanuzi mu gice cya 54 ivugiramo ijambo rivuga ngo nzakwibagiza umugayo w'ubuto bwawe n'isoni zo mu bupfakazi bwawe ntuzazibukunda. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu. Turahasoma mirongo yaba nk'itatu. Yobu igice cya mbere umurongo wa 12 n'igice cya kabiri umurongo wa 6. Ikindi ndakibabwira nyuma yaho. Yobu ari ku rupapuro rwa 480 mu isezerano rya kera. Ndabona hari abahageze rwose. Yobu igice cya mbere umurongo 12. Uwiteka asubiza Satani ati, dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse ubwe we kumuramburaho ukuboko kwawe. Nuko Satani ahera ko ava imbere y'Uwiteka. Igice cya kabiri umurongo wa 6. Mugerageze gusoma aho mbabwira. Mugerageze musome aho mbabwiye. Igice cya kabiri umurongo wa 6 haravuga ngo Uwiteka abwira Satani ati, dore ari mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe gusa aba ari bwo wirinda. Amen. Tunyarukiye tujye mu gice cya 27 aho nyiri muri yo. Igice cya 27 umurongo wa 1 na 2. Maze Yobu akomeza guca imigani ye ati, ndarahira Imana ihoraho ariyo yanyimye ibyari binkwiriye, nishobora byose yababazaga ubugingo bwanjye. Ubugingo bwanjye buracyari buzima, kandi umwuka w'Imana niwo utuma mpumeka. Mufunge Bibiliya zanyu. Tuganirire ijambo. Hallelujah. Ndashaka kubaganira ku ijambo rivuga ngo ubugingo bw'umukiranutsi burarinzwe. Ubugingo bw'umukiranutsi burarinzwe. Ubugingo bw'umukiranutsi burarinzwe. Hallelujah. Umuntu uko mumureba uku, murebe igihe uhagaze imbere yanyu abibemereye. Umuntu uko mumureba uku, abahanga muri siyanse ariko bita biology baravuga ngo agizwe n'ibice bitatu: umutwe, igihimba, amaguru n'amaboko. Nuko bavuga. Abahanga nanone mu byo bita teologiya no bakagira ukundi babivuga cyangwa babibona, bagahuza koko ko agizwe n'ibice bitatu, ariko bo bakavuga umubiri, umwuka n'ubugingo. Murabyumvise na? Yego murabyumvise se? Turagendana neza? Ya, murakoze cyane. Korari yingiye.
muri biology ngo agizwe n'ibice bingahe? Muri biology bitatu. Ibihe n'ibihe? Aha, iyi korali naho se muri teologiya ngo ni bingahe? Ko ni bingahe? Naho ngo ni ibihe n'ibihe? Hera ku mubiri aho ureba n'ubugingo. Murakoze cyane. Amen. Ibyo bintu uko ari bitatu twumvise mu mvugo ya teologiya, yego birabana, ntabwo ari guturana gusa, ahubwo biranabana, yego, ariko kandi birarwanyana. Ariyo mpamvu Pawulo yagiriye inama Abagalatiya, arababwira ati ndabagira inama muyoborwe n'umwuka, kuko nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Nimubasha kuyoborwa n'umwuka muzanesha iby'umubiri. Amina. Ibyo bintu uko ari bitatu bigize umuntu, harimo bibiri bibana, byuzuzanya, bikorana, bigendana, ni umwuka n'ubugingo. Haleluya. Urumva ko umubiri deja twatangiye kusiga. Hari korali yaririmbye aha ngaha, iraririmba ngo dutangira uyu murimo byari bigoye cyane 2017. Uyu munsi hari abantu batuvuyemo baguye, mumurike neza, n'abandi batuvuyemo batashye babaye intwari, hakaba natwe abasigaye bagikomeje. Sibyo? Sawa bavuze? Akoze gutega amatwi. Muri twe twari ibintu bitatu bigize umuntu umwe mpagaze, ariko kimwe tubaye tugikuyemo umubiri, tushyize ku ruhande. Hanyuma turebe rero uriya mwuka n'ubugingo. Uyu mubiri mbere ko tuwukuramo, kubera ko ari wo uboneka, ari wo abantu babona, ni nayo mpamvu iyo Satani aduteye akenshi ni wabanza gusaba. Mubanze mwishimire, munezerwe, haleluya, mushimishwe nuko Satani adashobora kudutera atabanje kubisaba. Muhe Imana amashyi. Ngo Satani nagira ate? Mwebwe ntashobora kudutera atabanje kubisaba. Kandi kugira ngo Imana ibimwemerere kwaza, kuko azi, Imana iba yabanje kwegeranya ubutabazi buzagutabara, yegeranyije ibikoresho bizagusana, bigasa n'ibyawe azasenya. Hari uwambaje ati se kuki Imana yemera ko Satani aza akansenya ikazarinda kunsana, yagiye imundinda ntirirwa aza ngo ansenye? Usange yihaye akazi ko gute ko kuzasanasana. Ntabwo Imana isanasana, kuko iyo Satani aje akagusenya gusenya, Imana iyo igusanye irakubaka ukagira ubwiza buruta ubwa mbere. Mubyishimire rero, mubyishimire. Niyo mpamvu umukristo usohotse mu rugamba rwa Satani aba afite ubuhamya bushya, nawe ari mushya. Mana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Munsi umwe abana b'Imana barashengerera, bashengereye Imana, bagiye gusenga, bagiye guterana, barimo bayihimbaza mu ndirimbo ziramya Imana, nk'izo muri mu kuririmba aha ngaha. Ngo Uwiteka arebyemo habonamo nde? Hamubonamo.
ngo aramuhamagara ati ko Satani uturutse he ujute uvuye hehe? Satani arasubiza ngo mvuye mu isi kuyizereramo no kuyitambagiramo. Kugira gute? Kuyizereramo no kuyitambagiramo. Uwiteka aramubaza ngo none se witegereje umugaragu wanjye Yobu? Haleluya! Witegereje umugaragu wanjye Yobu, uburyo anyubaha, uburyo ankiranukira, uburyo yirinda ibibi. Amina. Nino yari ifunguye, niyo mpamvu akira yivana hano akikora. Witegereje umugaragu wanjye Yobu, uburyo ankiranukira, akanyubaha, akirinda ibibi. Iyo ni Imana ibaza nde? Satani. Umva nkubwire mushiki wanjye mwene data, umva nshuti yanjye nkubwire kantanga. Kuba Imana yarabajije Satani ngo wamwitegereje, wagize ute? Wagize ute? Ku ruhimbi yemwe wagize ute? Mu bacuranzi ngo iki? Wamwitegereje? Wamwitegereje? Yemwe mwabasore mu mahanga, kubona no kwitegereza muzo bitandukanira. Kubona no kwitegereza muzo bitandukanira. Urumva muhumva? Ni nka hehe ubwo? Bitandukana bite? Ngwino mwana wanjye kora hashaka. Kora. Kwitegereza ni ikintu, ni igihe uba hanzeho amaso cyane. Rero Uwiteka aragira ati ntabwo wamubonye gusa, ahubwo wamwitegereje. Kandi kuba Uwiteka arimo kubaza Satani kuriya, ntabwo Uwiteka yagira ngo abaribwo bimenya. No. Mwise niko mwizera Imana se? Mwizera ko yarimo iri mubaza ngo kuri bimenye? Birivuga iki? Ngo ni Imana itagomba kubwirwa ibyacu, ahubwo irabizi. Ishimwe cyane. Aba ari Imana isaba kubwirwa ibyacu, si Imana isaba kutugomba kwiha amakuru. No, byose biba irora. Wamwitegereje. Haleluya. Wamwitegereje, ujya nyubaha, akankiranukira, akirinda ibibi. Nshuti zanjye, reka mbabwire aha hantu ijambo rikomeye, ndarivuga mu bundi buryo rero nabatewe n'ubwoba. Uzi ko wagira ngo Uwiteka ni umuduteza. Niko ye? Niko sha? Niko de uri umudamu? Ya, uzi ko wagira ngo ni Uwiteka umuduteza de? Amuduteza ate? Kubera ibyo bisingizo, ibyo bintu by'ibyirata batwirata. Amena. Uwiteka akatwirata. Wamubonye, abonye umugaragu wanjye sha Satani, abonye umukozi wanjye sha wakinduwe. Wamubonye umukozi wanjye unyubaha, nkiranukira, wirinda ibibi. Wamubonye. Uzi ko Uwiteka yarimo kutwirata, wagira ngo abamudushumuriza rwose. We yagereka kutuvugaho ibintu byinshi byiza ko bituma Satani agira ate? Ariko ntabwo twabuze Uwiteka kutuvugaho ibintu byiza, kuko nibyo byishimo bye. Haleluya! Nibyo byishimo bye, nibyo byishimo bye, nibyo byishimo by'Uwiteka, nibyo byirato by'Uwiteka. Ni ukwirata ko dufite. Ashimwe rero, ashimwe. Ntabwo rwose tubyicujije ko Uwiteka atwirata ibyirato byiza. Amen. Satani ati rero, yumvise Uwiteka amwirase. Satani ati umva wa mana we, umva wa mana we, ibyo uvuga nanjye ndumva nabibonye. Mukanya namaranye nawe nanjye ndumva. Arakubaha, arakiranuka, yirinda ibibi. Ariko impamvu nayo ndayizi. Katwumva iryo jambo rero naryo. Impamvu ndayizi. Impamvu ndayizi.
iya mbere wamugiriye neza, wamugiriye. iya kabiri uhira imirimo y'amaboko ye, yego. iya gatatu wamuhaye umugisha, umuha kubyara abahungu n'abakobwa. Afite abakobwa bake batatu ariko beza b'imfura cyane, umva nta kuntu atakubaho. Ikindi kandi afite ifamu aho ngaho y'inka z'ibibamba zibyibushye. Ikindi afite abahungu babyibushye aho ngaho b'intarumikwa rwose. Afite umugore bakundana kubi kandi ni sheri, shushu, mami, fufu ni. Ariko nk'ubu mpaye uburenganzira nkagenda ibyo byose nkabikoramo, yakwihakana imbere yawe n'imbere y'abamarayika bose muturage. Itorero ry'Imana, icyo Satani avuze muracyumvise? Icyo Satani avuze muracyumvise? Icyo rero avuga ko dushingiraho twubaha Imana, dushingiraho tuyikiranukira. Mu nyunge murebe hano, murebe hano, murebe hano, nimushaka muzasigare mukinyibukiraho icyo kintu. Ibyo bintu Satani avuze ko ari byo duheraho twubaha, ndashaka kubibabuza mwese, 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 mwese. Ndashaka kubibabuza ku buryo Satani azibeshya agafata zero. Ntukubahira Imana urugo rwiza, ntugakundira Imana inka nziza n'ifamu yazo, ntugakundira Imana abana wabyaye, ntukubahira Imana ko ufite ibiryo byinshi mu rugo, ntukubahira Imana ukoresha n'amashuri wize. Ntukagire ikintu na kimwe muri icyo kigutera gukunda Imana. Ujye ukunda Imana bitanahari. Urabyumvise? Urabyumvise? Muba mwabiririmbye, nimwe muba mwabiririmbye, nimugume hamwe. Wenjya nikomezaho ninde mubashimire nti arampagije, naho napfusha, naho nahanwa, naho imirima singira icyo, naho inka zashira, ngo siko waririmbye umunsi umwe wari mu mwuka ungana iki, hanyuma bije se bivuyeho babyibye bihiye byagenze bite? Burya ibintu byose mubona by'ibyago biba ku mukiranutsi, akenshi Satani aba yabigize impamvu y'urukundo ukunda Imana. Kandi koko iyo ari byo koko, iyo ari byo koko, nibwo mubona benshi bava ku Uwiteka kamwe ati Imana untwaye umugabo wanjye wankundaga wari unyitayeho, Mana reba imyaka naringize 32 vraiment, nibwo nari mukeneye, none uramuhitanye. Ariko Mana ukora ututeye ute, utekereza ute? Nanjye ndaje nkwerekereje aho mbere umusindi umuzigabo, ndaje nkwereke. Uba wumva uzi ubwira ubwo ngo ahantu ugiye hazakuruhura ni he? Ko nde urimo kuyisezeraho, aho ugiye hazagufasha ni he? Aho ugiye hazakomeza kugutera inkunga ni he? Ndi wowe rero nagumya nkaba inshuti yayo. Amen. Kuko yavuze mu kanwa ka Yesaya umuhanuzi mu gice cya 54 ivugiramo ijambo rivuga ngo nzakwibagiza umugayo w'ubuto bwawe n'isoni zo mu bupfakazi bwawe ntuzazibukukura. Amen. Uwiteka aguhamagaye nk'umugore gishoboza kuyasenzwe, arakubwiye ngo ndi umugabo wawe. Ariko akenshi yisezeyeho ugakwepa. Guma hamwe rw'ikwebye, guma hamwe rw'ikwebye. Haza abarara bari bwirirwe, haza abari bwirirwe bari burare, haza abazanye inkoko, haza abazanye inyanya gusa nta nkoko. Umuntu uzana ibirungo nta nyama kandi ukakirara.
azanye isukari nta fu y'igikoma urayishyira mukize mu mazi. Niko ye azanye iribaya rya bubu cyangwa bubagure hariya mu mujyi Kampala, niba ari Kampala ari hirya ngaha muri Gayaza, kandi umwana yabuze iminira ibaye kujya ku ishuri. Ubwo sura iryo riba rigurisha no ku muntu ugufasha wese atari Imana agufasha nabi. Mvuze gutya, umuntu wese ugufasha atari Imana imukorereje agufasha nabi, kandi imfashanyo zose zitoherejwe n'Uwiteka, nguje abatumwe n'Uwiteka zizakugeraho ingaruka. Ndiwe rero ntabwo nyakaba inshuti yawe. Iyo mpamvu Satani yamaze kuvuga atyo, Uwiteka mubwira ijambo twasomye, arimo ngo Satani, ibyo byose uvuze ndabigu ihute genda rwose nabiguhaye. Uwo munsi Uwiteka yabyemeye, abana bari kwa mukuru wabo bari muri anniversaire bakoze kantu ka pati. Yego bantu nabonye umuyaga uhuha ku musozi ugasenya inzu imwe. Umuyaga Temani uzi umuyaga uhuha ku musozi wose ugasenya inzu. Uzi ukuntu tuwita mu Kinyarwanda, tuwita gatumwa, tuwita rwagendanye. Inzu ihirima hejuru y'abana bose kuva ku mukuru ku mutoya, irabataba ariko irabataba. Umuhungu wari hanze aho ngaho w'umuzamu niwe waje avuga inkuru ati abana barashize. Inka zari ziri hariya mu cyanya cyazo, yego baraza bararongora n'imitavu, yego izo nkuru zose zamugereyeho icyarimwe. Kuri buri nkuru akavuga ngo Uwiteka ashimwe, uwabimpaye niwe ubyishubije, izina ry'Imana nirihimbazwe. Uzi icyakurikiyeho? Umugore we yarebye uburwayi bumufasha, kuko Satani yasabye n'umubiri we, nawe Uwiteka arawumuha. Maze umugabo ararwara mwuka byara, umugabo ararwara indwara iva mu birenge ikagera ku mutwe, maguru arabura, ahantu hose harabura, aho yicarira harabura, aho aryamira harabura, kugira ngo gitwariro hose harabura. Icyo yiyorosha bamusasiye kikamufata mu bisebe, rero kukivanamo akababoroga. Uwo murogo we niwe watumye umugore avuga rero iri boroga ryawe rirandambiye. Kamwereke mugabo wanshatse tuka Imana, wenda kwituka biratumira akayihutireho ikungize rwose. Nubwo kwikiranukira nta kigutwara, ariko nk'ubu yitutse ikintu kimwe gusa, wenda ukayibwira wa mana we ngome, wa mana we y'impemu, yahita kuhoraho zikakurangiza, nanjye nkaruhukaho. Yituke upfe nanjye noroherwe. Yo baramubwira ati niko madamu wanjye naho ugejeje sha, niko naho ugejeje nawe, uzi ko uvuze nk'umwe mu bagore abapapa. Madamu, mu kuboko kumwe k'Uwiteka hazavamo ibyiza, maze ushime, utere ikorasi, wandikira abayobozi busabe gushima ngwiki, abantu bose bamenye ko wabonye ineza y'Imana, nihavamo ikintu kibi. Nanone uyituke wiyange uvuga ndaguhakaniye, ntabwo ngewe ari uko Yobu nteye. Ndi umugabo wubaha Imana mu byiza no mu bibi. Yubaha Imana nyenye, nzayubaha ntunze, nzayubaha nshonje, yubahe mpaze. Haleluya! Nzayubaha mborose, yubahe mbyibushye, nzayubaha nkodesha, inubaka niyange nyubahe. Nzagumya kubaha Imana. Ufite uwo mugambi?
muri iyi nzira n'uwo mwanzuro nawe ugira. Amen. Uwiteka amaze kugenza gutyo, Satani asubirayo. Satani agira ate? Asubira. Ariko Satani asubirayo vraiment, asubirayo vraiment. Ntarandi wagura, asubirayo. Ntatora gatotsi, ntabwo agacuho, asubirayo kabutindi. Ngo ahinguke nk'ariya, nanone Uwiteka amusanganiza ibibazo. Mu bibazo yamubajije uwo munsi harimo ikibazo nkunda cyane. Haleluya. Harimo ikibazo nkunda cyane, ndabizi kirabafasha namwe. Niba uwa maso kuri imbere nk'uriya mwana w'umukobwa, kirabafasha. Ikibazo kivuga ngo uragarutse kandi. Yo, Satani, uragarutse. N'ukuntu bushize, reba hano madame, reba hano. N'ukuntu bushize wanteye kugirira nabi umugaragu wanjye muhora gatsi. Ako kantu muhora gatsi wakabyara. Ubushize wanteye kumugirira nabi muhora iki? Yemwe abana bato barahanga. Guhora umuntu agatsura byumva. Kumuhora gatsi. Kumuhora gatsi sha. Kumuhora gatsi ni iki? Kumuhora ubusa, murenganya. Ubushize wanteye kumugirira nabi muhora iki? Nta cyazira. Haleluya. Kira kibazo ngifata. Amen. Ngifata nko kubona Uwiteka wazi kubushize narenganye. Amen. Nko Uwiteka mu muhama cyangwa mushaka simba uzi. Biravuga ngo n'Uwiteka nawe ubwe azi kubushize yambabaje ndengana. N'umwanzi wabiteye, Satani niwe wabiteye. Cyo kintu Uwiteka arakiza. Amen. Haleluya. Uwiteka arabizi kuri yacu biheruka wararenganye. Yaguhoye agatsi, ni Satani wari wabisabye. Ariko ubundi Uwiteka we nta kiba dopera gratoria, nta kibazo mufina. Mwari mubanye neza n'Uwiteka. N'umwanzi wakoze. Wakumvise kano? Mwari mubanye neza. Ngwiki? Suramo numve mwari mubanye neza. Wowe n'Uwiteka mubanye neza. Ikibi n'ikidobyo wo kirimbuzi yo katsindwa n'Imana. Ni utuma Imana imbabaza. Ariko impora iki? Ishimwe ko nayibizi rero. Ishimwe ko nayibizi. Satani ngo ajye kuvuga, aravuga ikibindi bimuzanye. Uwiteka ngo ati okay, genda n'ibindi byose ndabiguhaye, n'umubiri ndawuguhaye, genda ukore byose. Icyo nkubujije kitazakugarura hano ni ubugingo. Muzamura amaboko gatwaye muheze Imana icyubahiro. Muzamura amaboko yanyu muheze Imana icyubahiro. Kuko ubugingo rikorabo shando dekra. Ubugingo bwawe burarinzwe. Ubugingo bwawe Uwiteka yarabwimanye, yabutsimbarayeho, yararahiye. Kuki ubugingo disore grantoria. Kuki ubugingo Uwiteka kukigendanye n'ubugingo bwawe Uwiteka yaratsataje, yarambaramaje, yaratsembye. Yabwiye Satani ngo kuki ubugingo hazirwa yote agaruka. Ukambwira ubabazwe n'ibindi, ugorwe n'ibindi, urwara urwaze, ukene, upfushe, ariko humura ubugingo burahishwe. Bakwiba akantu kose, bagutwara akantu kose, nako witaga fondasiyo y'ubuzima bakajyana, ariko ubugingo burahishwe. Amina.
amen amen. Witeka bikoze neza cyane ubugingo bwacu, amina. Ubugingo bwacu abushyira muri twebwe, yego yego, simwe uko twabibonye, simwe buri, ariko nkubwije ukuri nta mujura wabwiba. Barakwegera bakakwiby'igisha muri mu mujya nko muri basi, muri Jago cyangwa muri Trinity, bakwibyigisha nawe kumva urashaka iki, ikofi, mana yanjye natwara ikaramu ihenze iri ku ifuka ikote, telefone, ariko ubugingo ntibashobora, haba wese ntibazabushyikira, burahishwe. Mana ishimwe. Bazanura imyenda, bazatwara inka, bazanyaga ibyibwa, ariko ubugingo, reka mbabwire inshuti zanjye, ibi bintu nabitekereje umwanya munini cyane. Mu isomo rya teolojiya, muranyumva ariko muratangurike neza. Mu isomo rya teolojiya hariho ikintu cyo bavuga ngo ubugingo bw'umuntu, ubugingo ngo bwirwa buzenguruka mu muntu, ibyo bita circulation, yego, ngo kandi déplacement yabwo, déplacement mu kigande cyangwa mu cyongereza makitiki, déplacement uburyo bugenda, ikibutwara ni amaraso. Buriya amaraso y'umuntu azenguruka mu mitsi y'umuntu, yego, niyo ageze ubugingo ahantu hose mu mubiri w'umuntu, no mu nzara no ku musatsi, nawe reba inzara no ku birenge, reba no ku mutwe, ahantu hombi. Iyo uhumetse gutya, reba hano, iyo uhumetse gutya ngo usohoye umwuka w'injuru undi, yego, amaraso yawe aba aciye mu mutima kabiri kandi azengurutse umubiri wawe wose kabiri. Niyo mpamvu mujya mwumva pressure yica abantu nabi, pressure, yego, mpamvu yica nabi ni uko amaraso y'umuntu ubwayo uburyo amukora mu rugendo arihuta. Rero ibaze iyo hiyongeyeho kwihuta kurenza ugusanzwe, cyangwa akagenda gahoro birenze ibikwiriye, niyo bita hypertension cyangwa hypotension. Ukuhumeka usohoka icyo bita carbonique, winjije oxygene, amaraso abaguciye mu mubiri wose inshuro zingahe? Ebyiri. Noneho uwo muteolojiya yaranditse aravuga ngo niyo mpamvu uzabona ahantu hose umuntu akomeretse gato gusa, gutya gato gusa, amaraso ahita ate? Ahita asohoka. Kugira ngo yasohoka ngo aba ari ubugingo, ni ukubwira umubiri ngo twarambiwe kukubamo, twabuze ahantu twanyura ngo dusohoke tukuvemo. Iyo abonye akanya gato ngo ahita ate? Yisohokera. Igitangaje asohotse nayo aravuga agatakara, ntagiye no mu ijuru, yageze mu ijuru. Ubugingo, amina. Ubugingo bwacu burahishwe. Dusome ijambo ry'Imana mu Bakolosayi 3. Iki kirere cyacu kiradusaba kugira amakenga n'ubwenge. Abakolosayi kangahe? 3. Ndasoma imirongo nk'ibiri gusa, no 3. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mwari mutarahabona mwese, Abakolosayi bari nyuma y'Abafilipi, ni page 204. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ariwe bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Imana ishimwe, haleluya. Ubugingo bwacu buhishwe hehe? Buhishanywe n'ubwa Kristo mu Mana, amen.
umunsi dupfa ku byaha tukabambanwa na Kristo, amen, tukazukira muri we. Uyu munsi wa none ubugingo bwacu buhishanwe n'ubwande, buhishanwe n'ubwa Kristo hehe mu Mana. Ngo ari nayo mpamvu Kristo niyerekanwa, natwe tuzahera ko tukerekananwa nawe turi mu bwiza nk'ubwe. Imana ishimwe. Wumvise ahantu buhishe? Urahumvise? Mukurikire mureke gusoma, mujye musoma mbibabwiye, mujye musoma mbibabwiye. Ubugingo bwacu buhishwe hehe mu Mana, niho bubitse. Uzi ko buriya iyo buba bwari mu gice kimwe cy'umubiri wacu, bwari nko mu nda, ahantu mu nyama runaka, wenda mu gifu, umuntu yaruka yarwaye nk'indwara yo kuruka, karuka nabwo ukagendamo. Cyangwa umuntu yarwaye indwara yo kuva mu mazuru, ibyo bita kuva imyuna, umuntu akava bakamutega ibasi ikava indi kuzura, ibasi ya gatatu akava iki? Akava ubugingo. Noneho ntabwo arimwo buri, amen, buhishwe hehe mu Mana. Haleluya, haleluya. Kandi ubwo buhishwe n'ubwa Kristo, nazuka nagaruka, natwe abapfiriye muri tuzazuka twerekananwe nawe turi mu bwiza. Imana ishimwe. Icyo rero cyatumye Yobu akomera, ahagarara neza mu Mana, arihangana, maze umunsi umwe avuga amagambo twasomye mu gice cya 27. Aravuga ngo ararahira Imana ihoraho yamwimye ibyari bimukwiriye, ngo kandi ararahira ishobora byose yagiye ibabaza ubugingo bwe. Aravuga ngo ubugingo bwanjye buracyari buzima, kandi umwuka w'Imana utuma mpumeka. Mushiki wanjye mwene data, mu bintu waciyemo byose, wanyuzemo byose, mu mibabaro itandukanye y'amoko yose, ubupfakazi, ubupfubyi, ubukene, gutotezwa, kurenganywa, kwangwa, gusebywa, inzara, byose, ibintu wanyuzemo byose, ubugingo bwawe nawe ni buzima. Wabihagarara ukabihamya, ahubwo uti ubugingo bwanjye buracyari buzima. Bugingo buzima budakora icyaha, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Jya ubwira Satani umwirateho, nawe umwiyemereho, mubwire uti ntako utagize urabizi, ntako utagenje urabizi. Wampagurukiye mu gitondo, mpagurukiye nimugoroba, mpagurukira mu mbeshi, mpagurukira ku zuba, warandwangije bishoboka, ariko ubugingo bwanjye buracyari buzima, kandi buhishwe hehe mu Mana. Haleluya, haleluya. Ubanza ngiye gusoreza ku ijambo riri mu Samweli wa mbere, nanjye ikirere kakereka yuko nyiracyo wampaye uyu umwanya yampaye unyuze. Haleluya. Igitabo cya mbere cya Samweli, ibice 25, umurongo ndahera ku 29. Usoma aho hantu. Igitabo cya mbere cya Samweli, ibice 25, umurongo wa 29. Dusome. Nubwo abantu bahagurukiye kukugenza no gushaka ubugingo bwawe nyagasani, aha ngaha hari nyagasani rero, yego, nushaka kwakire wowe, urabyemerewe, kuko amagambo twizera hano yose si twe yari yabwiwe. Nubwo abantu bahagurukiye kukugenza no gushaka ubugingo bwawe nyagasani, uhashyire wowe, ariko ubugingo bwawe buzahambiranwa n'Uwiteka Imana yawe mu mutwaro umwe w'ubugingo, kandi ubugingo bw'abanzi bawe azaburekera nk'uri mu muhumetso. Amen. Ubugingo bwande
ubugingo oya ubugingo bwanyu gira utya nubwo abantu bahagurukiye kungenza gira utya se nubwo abantu bahagurukiye no guhiga ubugingo ariko ubugingo bwanjye buzahambiranwa n'ubugingo bw'Uwiteka Imana buhinduke umuba umwe. Amen. Abantu batahije gutashya abandi twita gusenya, abantu bashenye inkwi, mwaba mwarashenye inkwi ndende z'imihure z'ishyamba, mwaba mwarashenye utugufi tw'ibikuri byo mu murima, izo mwashenye zose. Yego umuntu washenye inkwi arazihambira mana, izimusaba imigozi 3, yego akayishyiraho. Murangurikiye imigozi ngahe? Uwo hepfo, uwo haruguru n'uwo hagati. Mwana w'umuhungu uzi guhambira kabisa, akazitera ivi sha, akazitera ivi yongera ukazasha. Data wa twese uramureba ariko izo nk'u wazigeze mu rugo zirambitse aho ngaho, nubwo wabwira umugore ngo nasorere muri mwe rwo gucana biramugora cyane. Biramugora cyane kuruvanamo. Uko niko ubugingo bw'umukiranutsi bwahambiranwe n'ubugingo bw'Uwiteka buhinduka umutwaro umwe w'ubugingo. Ndasoje kandi nta handi hantu hari ikindi kintu cyatuma utakaza ubugingo, bizava muri wowe ubwawe. Nuvuga ngo yo ukavuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, nuvuga ngo yo ukavuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo zakurekura, ntabwo umutima wawe uzagira icyo ucinze iminsi yose nkiriho, ubugingo bwawe n'ubuzima. Amina. Nuvuga utyo yemwe bakobwa ugahakanira umuhungu ukuzongereje yatangiye kwandikira, ageze araguhamagara, ageze agusaba ko muhura, umuhungu arakuzongereje ariko mubwire ngo ntabwo nshaka ikintu kimuza ubugingo. Hakanira ishyano urisezerere. Niba arimo kurambagiza niyerure azabibwira iwanyu, nabo kandi ntabwo ari uzaza azatuma se wabo cyangwa nyirarume hajya kuza kaga ipantaro n'ubwanwa bwa 0 ntabye n'imfunguzo tubaye ahangaha zitagenda aho zikingura, zirimo n'ikintu cy'igikontake yatoroguye baka umuntu ntihakagire n'ikigirusha, zirimo ikintu cy'ikinyururu, ntihakagire ikintu kikubuza iki bugingo. Ndashaka ko dusenga Imana, mwubike amaso gatoya, ubika amaso gatoya imbere y'Imana. Nawe wabasha guhamya ukarahira nkuko Yobu yarahiye, aravuga ngo ndarahira Imana ihoraho yari yumviriye ubugingo bwanjye buracyari buzima. Nawe wabirahirira. Ntaho waguye muri ino minsi, nta magambo bavuze nawe ukavuga, nta hantu basebeje nawe ugasebya, ntabwo bakurakaje ukarakara, nta hantu wahize nabi, nta hantu wazunguje umutwe ugamira ikintu kiri ku muntu, mbese ntaho. Musore, mukobwa, mugabo, mugore, nta buriganya wagize, nta buriganya wagize, nta byaha wakoze, nta joro witwikiriye ugakoramo ibyaha, ntiwaba wicaye ngaho uri umusambanyi, uri umujura. Aya manywa yangahe Data wa twese aragushaka ngo gukirize ubugingo, kuko muri wowe uko uhagaze uko nta kintu gihenze kirimo cyamera nk'ubugingo. Haleluya. Rero ndashaka umuntu ushaka gusengerwa, tukamufasha, tukabwira Yesu ngo Yesu mubohorere ubugingo, mukirize ubugingo. Niba hari uhari nagira ati Murakoze cyane kumanika. Ni bande muri mwebwe muri abo bamanitse umuntu wakira Yesu bwa mbere ngo akizwe n'ubuye? Urimo kwakira Yesu bwa mbere ngo yakira agakiza? Bande mu ndebe ko ruhari kwakira Yesu bwa mbere yakira agakiza, akizwa.
niba ntawe rero ya maboko mwari muzamuye nimuhaguruke dusenge Imana. Kugukorera ni byiza mukiza wanjye, iri turo ntuye mwami rikunezeze. Akira ubugingo bwanjye n'ubwawe Yesu, kandi kubw'ubuntu bwawe undindire. Akira ubugingo bwanjye n'ubwawe Yesu, kandi kubw'ubuntu bwawe undindire. Ndasaba umuvugizi wungirije aze asengera iteraniro ryose kubw'ijambo ry'Imana ryakoze ku bugingo bwanyu, kamugira ngo tubafashe gutaka no gutakira Imana ngo ubugingo bwawe burindwe kandi bwezwe ibintu byose byabwanduje, bwezwe. Haleluya, bwezwe. Nibutezwa ntabwo uzajya mu ijuru. Ubugingo bwawe nibutezwa ntabwo uzajya. Nugumya gukora imirimo myinshi ubugingo butezwa uzahomba. Nugumya gutanga ibintu byinshi by'ubutunzi ubugingo butezwa uzabuhomba. Ubugingo rero ni bwezwe. Senga Imana. Urakoze Mana, urakoze kuko uri Imana ishobora byose, urakoze kuko uri Imana yitegereza hose kandi muri bose. Turagushimira aho utugereye ibyo kurya by'igicamunsi, iyi saha nziza yayindi y'ikigoroba yari yo gutanga ibitambo by'umugoroba. Turagushimiye Mana yuko wongeye gukiza ubugingo bwacu urupfu ukoresheje ijambo ryawe. Oh, haleluya. Turagushimiye ko wongeye kuduhembura ukaduha ibyo kurya bitunga ubugingo. Birashoboka ko umuntu yarya neza, birashoboka ko umuntu yanywa neza, birashoboka